muraho neza bavandimwe abanyumva abo turi kumwe abo dusanganywe kuri uyu murongo wo kuganira ijambo ry'Imana. Reka n'ubundi ubwo tugiye gutangiza iki kiganiro twishyire mu maboko y'Imana, turarika Imana ngo ibane natwe. Reka dusenge. Mana ihoraho, Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Twongeye kugukenera muri uyu mwanya, n'ubundi tugukenera buri gihe, ariko muri uyu mwanya w'iki kiganiro turakuraritse ngo ubane natwe, kuko ijambo tugiye kuganira ni ijambo riremereye. Tuba tugukeneye ngo ubane natwe muri zose, twebwe abavuga n'abumva, icyubahiro kibe cyawe kandi ugaragare buboneke muri zose ku izina rya Yesu Data dukunda, amen. Kuko n'ubundi dusanganywe namwe, twongeye kubararika, twongeye kubaha ikaze ngo tubane muri iki kiganiro cy'ingirakamaro cy'ijambo ry'Imana. Murakaze, ndabiyegereje muri uyu mwanya. Ikiganiro turi buganire kuri uyu munsi ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira ngo mbere yo kugira icyo ukora cyose, saba inama ku Mana, cyangwa saba Imana iguha inama kugira ngo ugire icyo ushobora gukora cyangwa winjire mu gikorwa cyawe. Hanyuma ho reka dusome ijambo ry'Imana kuko niryo twigiraho icyo tuvuga cyangwa ikiganiro cyacu. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa kabiri bice 5 umurongo wa 19. Samweli wa kabiri bice 5 umurongo wa 19. Dusome. Bibiliya iravuga gutya ngo, maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntere Abafilisitiya? Urabangabiza. Reka twongere. Maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntere Abafilisitiya? Urabatanga ubangabize? Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka kuko ntari bubure kukugabiza Abafilisitiya. Amena. Imana ishimwe kuri uyu mwanya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka mu gihe ukeneye igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gukora, saba inama ku Uwiteka. Iri jambo dusomye rero ni ijambo rya Dawudi umwami n'Abafilisitiya, kuko mu buzima bwa Dawudi yaranzwe n'ubuzima bw'intambara, kurwana n'Abafilisitiya. Hari intambara nyinshi cyane Dawidi yarwanye nazo, ni nyinshi. Urebye neza hari intambara zigera kuri 12 Dawidi yarwanye, ariko sizo tugiye kuvuga. Turavuga ukuntu yashoboraga gusaba inama ku Mana mu gihe yajaga gutera cyangwa mu gihe yajaga kurwana intambara. Noneho agasaba inama ku Mana kugira ngo abaze Imana uko ari bukore, nimba Imana imwemereye kuja kurwana agende, kandi itamwemerera areke. Hanyuma rero ukurikije nanone iri somo, mbere yo kugira icyo ukora cyose nuko wabanza ugasaba inama ku Mana. Nibyo byiza kugira ngo Imana iguhereze icyerekezo icyo uri bukore, kugira ngo ugire amahirwe cyangwa Imana ikuyobore icyo uri buje gukora. Rero hari ibintu bigera kuri 3 by'ingenzi biri imbere y'umukristo, bisaba ko abanza gusaba inama. Ibintu bigera kuri 3 biri imbere y'umukristo bisaba ko ugomba gusaba inama
mu zo ugiye gukora. Kuko iyo wakoze ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa igikorwa utabanjije Imana imbere, byanga bikunze harimo amahirwe make yo kukigeraho, yo kugera ku ntsinzi cyangwa kugera ku gikorwa washakaga gukora, kuko nta nama wasabye. Ubundi muri zose Imana niyo ya mbere. Reka nkubwire, iyo dusomye Bibiliya ifite ibice bibiri binini cyane. Igice cya mbere cy'isezerano rya kera, igice cya kabiri cy'isezerano rishya. Ariko muri ibyo bice byombi ko ari bibiri, byose birabanza Imana. Iyo urebye mu gitabo cy'isezerano rya kera, ijambo rya mbere mu isezerano rya kera riravuga ngo mbere na mbere Imana. Hanyuma nanone wareba mu gice cya kabiri cy'isezerano rishya biravuga ngo ibisekuruza bya Yesu, nanone biratangira n'Imana. Hanyuma niyo mpamvu kubanza Imana mu bikorwa byawe byose ari ingenzi. Hari ijambo tuza dusoma hariya mu gitabo cya Yoshuwa, yashoboye gukora ijambo, ashoboye kwiyiringira no kwiringira imbaraga ziwe atasabye inama ku Mana. Aja kugira isheki ikomeye, aratsindwa ku rugamba yaragiye gutera. Bamaze gutsinda hariya i Yeriko, baharwanye kuko bari barabwiwe Purayos uko bazarwana, babwirwa n'Imana irabapangira. Irababwira ngo muzaza muzenguruka umunsi wa mbere mutahe, ubwa kabiri mutahe, ubwa gatatu nimugera kuri ku nshuro ya karindwi muzenguruke karindwi, hanyuma muvuze impanda n'amajwi, hanyuma inkike zonyine zizariduka. Niko Imana yari yarababwiye. Babikoze gutyo batsindiye Yeriko. Nicyo cyatumye rero nyuma yabo baja gutegura kuja kurwana mu muhana witwa wa Ayi, wo kuri Ayi. Ariko kubera kuko batasabye inama ku Mana, bariyiringira Yoshuwa aravuga ati twebwe twaraye dutsinze Yeriko, hangana kuri yuriya mugungu ukomeye kuriya, ni gute tutashobora gutsinda na hariya kuri Ayi? Ntabwo twohereza abasirikare benshi, reka hagende bakeya gusa. Baragenda bamaze gushika kuko batigeze basaba inama ku Mana, baratsindwa, baza batakaje abasirikare benshi. Yoshuwa ashishimura imyenda yiwe aravuga ati ni gute tubaye gute niki kibaye mu Isirayeli? Intambara zose twarwanye tukazitsinda, none uyu muhana mutoya wa Ayi uradutsinze, dukozwe n'isoni imbere y'abantu. Ariko baza gusanga kuko ikibazo nuko biyiringiye imbaraga zabo, ntibasaba inama ku Mana, baratsinda. Rero niyo mpamvu igikorwa icyo ari cyo cyose ushobora gukora ubanza gusaba inama ku Mana. Nanemvuze ngo hari ibintu bitatu biri imbere y'umukristo ushobora kubanza gukora mbere y'ibindi ibyo ari byo byose, ugasaba inama ku Mana. Ijambo rya mbere ni irihe? Ijambo rya mbere, iyo uhamagawe n'Imana uba utangiye cyangwa uba utangaje intambara na Satani. Iyo uhamagawe, iyo winjiye mu muhamagaro w'Imana, menya kuko watangaje intambara na Satani. Ubundi dusomye mu gitabo cya Yobu, igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku 12, haravuga ukuntu Satani yagiye abana b'Imana bashengereye imbere y'Imana. Satani nawe aza kuboneka ari aho hantu ajanye nabo. Hanyuma ngo Imana imubonye iramubaza, ese Satani nawe uturutse hehe ko ari abana b'Imana bashengereye, wowe uturutse hehe? Nicyo gihe rero Satani yamubwiye ngo mvuye mu isi gutangaza no kuzerera. Ubundi iyo wamaze gutangaza, umaze kwinjira mu murimo w'Imana, uba watangaje ubwabo. Muri cya gihe rero Satani araguhinyura. Satani azahinyura ubukristo bwawe. Nicyo cya gihe Imana yamubwiye ati ubundi wabonye umukiranutsi wanje Yobu watambagiye mu isi yose? Satani aramubwira ati namubonye arakiranuka, ariko impamvu akiranuka nuko ari biriya bintu wamuhaye, nawe yabibura yaba nk'abandi. Nicyo gihe Imana yamubwiye ati biriya bintu zo iconze nuko Yobu akiranuka, n'umukiranutsi wanje
nubwo byabura yakomeza agakiranuka. Imana imugabiza igabiza Satani ibintu bya Yobu, ibintu bya Yobu zose Satani yabitezamo ibitero birashira, ariko Yobu akomeza gukiranuka kuko yari atangiye kumuhinyura. Iyo wemeye kandi ukaja mu muhamagaro, ni ukuvuga ko Satani ahinyura ubukristo bwawe, akakwereka ibyo udashobora gushobora, akakwereka ibyo watsinzwe. Wibuke kuko na mukristo mu rugamba rwiwe cyangwa mu rugendo rwiwe ahura na Pawulo, aramubaza urava hehe ukaja hehe. Mukristo aramubwira ati mvuye mu isi y'irimbukiro ndaja ku musozi Siyoni no gushimirwayo. Undi atese ubundi ninde wakwemerera ati menye kuko uri ingabo yanje, ninde mwami wakwemera ko umuntu wiwe wamuvaho akaja ahandi? Ati rero singukundira kugenda. Barahangana kugeza ubwo barwanaga umunsi ukira, Satani aza gushobora mukristo bagukubiri n'ingota yiwe. Yibagirwa kuko yari afite inkota, nibwo yayisingiraga arayimutera. Iyo ngota rero ni ijambo ry'Imana, niryo tuzaturwanisha Satani kandi tukamutsinda. Rero iryo niryo jambo rya mbere tubonye, kuko Satani iyo winjiye mu muhamagaro uba utangaje urugamba, wogiye watangaje intambara ku mugaragaro hamwe na Satani, arakurwanya. Ijambo rya kabiri, iyo nanone winjiye mu muhamagaro, iyo winjiye mu muhamagaro nanone ni intambara. Ni ukuvuga kuko uba winjiye mu ntambara, uba watangiye kurwana. Urarwana ku manywa, ukarwana nijoro, ukarwana isaha iyo ari yo yose. Nta mahoro mu muhamagaro. Menya kuko uba wamaze kugira gute kwinjira mu rugamba. Reka dusome ijambo ry'Imana, mu gitabo, mu butumwa bwa Matayo ni ibice 10 umurongo wa 16 dusome. Bibiliya iratubwira ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka. Ni ukuvuga kuko uba wamaze kwinjira mu rugamba, ariko ugomba kugira ubwenge. Iyo winjiye mu muhamagaro uba winjiye mu rugamba, ugomba kugira ubwenge. Bibiliya yaravuze ngo dore mbatumye, we ni Yesu watubwiraga abigishwa ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, ariko mugire ubwenge. Kuri 17 havuga ngo ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko, kandi bazabakubita mu masinagogi, no gukubitwa muzakubitwa n'urugamba. Kuri 18 hakavuga ngo bazabashira abatware n'abami babampora, muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani, muzaba abo guhamya. Ni ukuvuga ko izo ni ibyerekana kuko ari intambara. No gukubitwa muzakubitwa mu muhamagaro, si mu munyenga gusa, no kubohwa, no gufungwa, no gukubitwa birimo. Rero ni urugamba, nicyo cyerekana kuko ari urugamba. Ijambo rya gatatu rero mu muhamagaro cyangwa rigaragara mu muhamagaro nanone ni iri rivuga ngo urugo rwawe uko uzaruyobora ni intambara. Uwiteka abwira nanone Nowa, tubisomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 7 n'umurongo wa 1, aravuga ngo Uwiteka abwira Nowa ngo injira mu nkuge, wowe n'umuryango wawe n'abana bawe mwinjire mu nkuge. Reka nkubwire, hagati aho ngaho Nowa yaje kwinjira mu nkuge, ariko Imana yamubwiye ngo bazi nkuge kuko igihe kizagera isi ngiye kwirimbura, kuko ubugome bwabaye bwinshi. Abisi bakomeje kugomera Imana, bagiye mu bidakwiriye. Rero Nowa yumvira Imana mu gihe kigoye, abandi bose batumviraga Imana, ariko Nowa yinjiye mu muhamagaro, yumva ijwi ry'Imana, abazi nkuge iminsi cyangwa imyaka 120 ariho abazi nkuge.
kugeza inkuge yinjiye, niho uyu murongo wa dusomye ngo Imana ibwira Nowa ngo ngaho injira mu nkuge n'umuryango wawe n'abana bawe mwese mwinjire mu nkuge. Reka nkubwire kuri iki kintu hagati aho ngaho, ntutekereze kuko Nowa yabajije inkuge imyaka 120 adahaye yumva abamucogoza, amajwi amucogoza amubwira ngo ese ukora ni ibiki. Ariko yari afite abana bakuru, yari afite umufasha wiwe, abo bose ntabwo babuze kumuca intege, ariko akomeza kwiringira Imana, yubaha Imana. Bivuga kuko ni mu ntambara, ni urugamba ariko arwana, ariko akomeza kubaha Imana. Bavandimwe banyumva, ni ukuvuga ko icyo ukora cyose menya kuko mu muhamagaro ari mu rugamba, ari mu ntambara. Niyo mpamvu rero icyo ugomba gukora cyose, icyo ugomba kuja gukora cyose, umurimo wose ugomba kuja gukora, banza usaba Imana iguha inama. Nusaba inama ku Mana izakuyobora, kuko dusomye hariya Dawudi ngo agiye kurwana n'Abafilisitiya, abaza Imana ngo ese nzamuke nje kubatera cyangwa ndeke? None Imana aramubwira ngo zamuka nzabakugabiza. Rero Dawudi arazamuka aja gutera Abafilisitiya, amaze kubatera kuko Imana yasabye Imana, kandi Imana yamwemereye kuko agiye kubatera izamugabiza abanzi biwe. Aragenda arabatsinda, hanyuma Dawudi atahana intsinzi. Rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo icyo uzaza gukora cyose zubanza usaba inama ku Mana. Imana idufashe tumenye kwiringira Imana. Murakoze mwakira ijambo ry'Imana banyumva. Amen.